umuntu akubwira uko hariya mu parike hariya kuri parike umuntu akuzamuriye gutya akaba akubwira ati yes turi kumwe kabiri kuri kabiri yes yo umva umuntu naje guparika imodoka umugenzi we uri mu modoka amubwira gutya ngo so bavuze ngo gushimiye turi kumwe abakubwiye ngo turi kumwe nibizo ndoki kabiri kuri no isaga ni kabiri kuri kabiri kandi kabiri kari aho akandi kano ni ganga ni kabiri yes akandi kabiri kari none tugize uko none kumbwiye ngo bivuga ngo kabiri kuri kabiri ni kabiri kamwe akandi ni gistari ni gistari nawe uri umusitari ijya deshire ya yo andi uzamuye deshire hadi uzamuye igitesi ahita akubwira ngo kabiri kuri kabiri yo turabaramukije mwese abadukurikirana twizere ko mumeze neza natwe hano tumeze neza turakomeye nta mahoro turashima Imana kuba bitameze neza mwihangane ari abagwaye turabihanganishije ari abafite ibibazo bitandukanye umubiri ugira ibibazo buri munsi ariko uwo ari we wese ufite ikikuremerere turakubwiye ngo ni mpore uyu munsi wa none rero murabona ko ari ibintu bidasanzwe dufite umutumirwa sinzi umutumirwa uri special so tuguhaye ikaze hano kuri Jolly TV show sana murakoze so wotangira wibwira abantu kubera n'ubwa mbere bakubonye kuri Jolly TV show ukabibwira nyine uri we kugira ngo bamenye aho bagiye kuvugana amazina yanjye banyita Sebahungu Sendoto murabyumva kabisa ko ari umuhungu yitwa Sebahungu akaba umunyabyinshi urakoze cyane Sebahungu ugize igihe kingana gute hano ameza ni muri Amerika ndumva uracyari mushasha reka tuguhe karibu muri Amerika kubera ko ndumva ko uracyari mushasha ariko tuguhaye kazi niki kintu wabonye tugihera aho ngaho kubera ko ngo uracyari mushasha ni ibiki ibintu wabonye muri Amerika nyine biragutungura mbese ubuzima bwawe kutabubonye bugereranyije naho wari wabonye bimeze bite so nta kintu cyantunguye nta kintu na kimwe cyantunguye sibyo nta kintu cyagutunguye yes cyantunguye mbese wowe wabonye ibintu byose ari ibisanzwe wabonye ibintu byose ari simple ako kandi wabonye ibintu byose ari simple yes gusa ikintu gusa cyaho nabonye sino ujya umuntu ari muri Afrika yakaza yibaza yuko nagera hano muri Amerika byose azabagere vuba byose azabishobora wazi kwisanga hano muri Amerika ugasanga yo uhageze ugasanga amasha wenda agoyeho ushaka umuntu abitekereza mbese uko wabyiyumviraga mbese ko wabyiyumviraga akavuga ati byose wasanga byose bihari ese nyine ukiraho igihe waje siko iyo umuntu aje uzuza ukamutekereza ngo nushika uramusanga abantu ku kibuga cy'indege ngo bazanye n'amafaranga kwakira ngo ibintu ngo mu nzu ngo zose ngo nyine ngo birimo mbese ugiye washitse ukabona uko watekerezaga mu nzu nyine wabitekereje iki nasanze ari kawaida wasanze ari kawaida kuko so nashitse hano muri Amerika sanga mama yantarishe ubugari cyose ya ubo washikiye kugatsima yo wowe ushatse agatsima kahiye yes kahiye yo we waje neza wangu ubundi buzima nyine bw'imibereho wowe ubonye gute ubuzima bwo muri Amerika so kugira ngo uronke amafaranga no gute none ku bantu bazavuga ngo tuba tuyimana wowe wababwira iki wima so yani imyumvire y'abantu urumva so wowe umaze amezi ane siko ndibaza nturatangira no gukora nturaje mu kazi ariko kera uko hari abaza baguhamagara ngo watwimye ifaranga yes kabo bantu wowe kubera njyewe mvuze hari abaza bavuga ngo wowe ngugize iminsi myinshi ngo mumaze ngo kumwe ibinini hari ibinini bari bagoye byo sibye singano zingahe bante nabwo ni za green card ziri nazo za green card ariko sizo kuvuga ngo nizo kwimana ifaranga ngo ni ibinini ikintu nje nshaka kwifuriza yuko abantu so gushaka kuza hano muri Amerika
karibu kabisa Imana ihugiye neza. So ikintu kimwe bikuzamo abaza muri Amerika bikuzamo ibijya byo kuvuga ngo niza muri Amerika bizashoboka. No. Kero ugiye kubaca intege? Ntabwo ari kubaca intege mu basava, ntabwo ari kubaca intege. Hari igihe uzuza muri Afurika wizeye ko byose uzabisanga mu nzu, uzasanga ibitanda ngo bishashe, usanga byose byarashobotse, ufite konte. bya konti nibyo bazavuga ngo bazabivuga. Oya bazavuga ngo nushika ku kibuga cy'indege cya Ruvu basengura musanga account batayarishije amanoti. ngo hari amakonti. Ari amakonti. Iyo noneho urumva nyine nkawe ubabwira ntukize bacyari mushasha nawe iyo konti se ariyo baguhaye mbese ubu nyine ufite nk'amafaranga kuri konti ufite buri kimwe cyose hari ibyo baguhaye ngaho ugira icyo ubwira abantu batekereza gutya. So umuntu wese utekereza kuzaza muri Amerika yikuremo ikintu cyo kuvuga ngo ningera muri Amerika ibintu biroroshye, ibintu ntabwo byoroshye. Gushakisha amafaranga hano muri Amerika no kwitonda ugacunga ukaronka akazi wumvise ukapurika akazi ukabona cyangwa ugategereza umwaka ugacamo ako bijya byo kuvuga ngo se ngo ndi muri Afurika ngo abantu bo muri Amerika ngo barimana amafaranga. Hano abantu muri Amerika baronka amafaranga kuyesabu hano barariha inzu nta kintu cy'ubusa kuyesabu kabanga ako kantu gasubiremo abantu babona amafaranga kuyesabu ntabwo ari bya byo kuvuga ngo se ngo naronze ngo amafaranga abari kuyesabu. Telefone barishura, televiziyo barishura, amazi barishura, buri kintu cyose urishura. Yes. Buri kintu cyose ukoresha cyose cyo mu nzu urishura. Kugira ngo wapurikire ibyangombwa urabyishura. Yes, sibyo ngibyo. So abantu bahari muri Afurika bakibaza yuko Mama Sava yaje muri Amerika akavuga ngo byose ngo barabimpa ngo byose. Kugira abantu bakiri hari muri Afurika aho bagomba basenga Imana ikabazana nabo. Yes. Ufite uw'Imana cyo yavuze kuza hano muri Amerika akaza. Ariko bya bintu byo kwihenda mu mutima ngo nagera hano muri Amerika byose bazobisanga. No. Amayisha hano muri Amerika woronka ibyo ujya ariko ntiworonka amafaranga. Amafaranga aragoye kugira ngo aboneke. Abantu kabisa baza bafite izo ntekerezo. Naje hano nziko uzosanga amafaranga mu nzu banteguriye ibitanda babishaka uzucika ugasasa hasi kubera udafite n'igitanda. Suzi ko abantu bazajyama hasi ukagera n'iminsi itarabona amafaranga yo kugura ibitanda. Hari ibintu nyine abantu bataza bavuga. Ukwezi kose nta network mfite muri telefone. Mfite telefone idafite connection kubera itishyuye. Ariko abantu ibyo ndiho bibabwira ngo babyumve. Ko bikaze. Birakaze kabisa. None utaraza nyine muri Amerika muri Afurika ubuzima bwaho wabubonaga bumeze gute? Hari abantu nyine basigaye bavuga batuye hano nyine ngo bari muri Afurika ni ubutesi buri ubuzima bwo muri Afurika ni bwiza nyine ntago buhuye ngo ni imiruho ya hano wowe bivuga iki? Ari amayisha muri Afurika nayemeza. So amayisha hano muri Afurika no muri amayisha yo muri Afurika no muri Amerika. Muri Amerika. So hari ikintu kimwe nkubwira ndashaka kubwira abantu batwumva bari hano Ruvo, bari Texas, bari Chicago, bari so abanyafurika bari Kigali tusa ahandi hose. Amerika ikintu cya mbere point d'interrogation naje ntahasanga bafite irinonti. Ikintu cya mbere nasanze Amerika ifite nasanze seminaries bafite fashion bwo kwigisha umwana ishuri. Ufite ibitekerezo bizimuriga. Ufite ibitekerezo ku bana batari ibirara. Ufite ibitekerezo biburaja mu ibarabara. Ukaba homeless ukanyagirirwa. Ariko bijya byo muri Afurika ntibokwemera ngo muri Amerika. Sinari nzi yuko muri Amerika haba homeless. Sinari nzi ko muri Afurika hano muri Amerika haba homeless. No. Nari nzi yuko abantu bose bagira amapale, bagira jeep, batemeza lava amadoji, nari nzi ko byose byari bisho. Uzi n'amazina yazo menshi ko mpanyumva. None kabari abasore nawe ndabona uri umusore wababwira iki
bari mu gushika hano bakaja mu kumurumogi bakaja kwifata nabi bamwe bakabasohora bakaja kuba mu mihanda bari abana bo babwira iki babahungu b'abanyamurenge cyane cyane turi abanyamurenge tugomba kunabwira nyine ubwoko bwacu nabumva ururimi twaye tuvuga siko kuri bazava ngo ija kurisha ihera ku rugo tugomba guhera mu bene wacu bagahinduka nyine bari abantu uwo babwira iki so bari abantu ushobora kubafasha mu masava hari imirerere ariko ni imirerere ijya kushwa ku muntu wewe ufite ukuntu wabyaye umwana wawe nuko murera we nimumubwira ati umwana wanjye bimeze gutya so hari ikintu kimwe nageze hano muri Amerika so nje nahitiye kwa batate nahitiye kwa kaka na mama sanze ababyeyi bahari ikintu cya mbere bagiriye wageze hano muri Amerika wahabonye downtown Rovo hehe barantemeza he ikintu cya mbere bambwiye ati ikintu cya mbere muri Amerika banyeretse barabara banyeretse aba homeless ku mihanda yifuza n'abajya abantu bose bo mu bwagiriza badukurikirana kuri cyane bakibaza yuko ibintu byose byashobotse ubuzima wabufashe kera wagafashije bazi ko kuri uri miliyoneri so milliardaire ntibakibaza ngo umuntu muri Amerika ngo araje ngo aramo milliardaire so milliardaire hano muri Amerika no gukora credit nizo zikora hano muri Amerika yes bari abana b'abasore nyine mbese ngaho bagira inama bari abana b'abasore buri muntu afite uko yaremwe hari ikintu kimwe masaka ariko aho ngaho hari abavyeyi bari mu kurera abana babo neza mu byukuri akabaha umurere bwiza ariko umwana akarenga kamunanira kubera urugomo abana bacu cyane b'abanyamurenge ugasanga umwana babivanye so aho naho atuye akagira urugomo rw'abandi baturanyi biwe ugasanga umwana yaje ari umukristu aririmba ikorari ari umwana nyine ufite ibitekerezo bizima ariko yashika hano kubera nyine inshuti asanze n'abandi bantu asanze agahinduka kuko waje uri umwana w'umukristu ariko nyuma y'imyaka 2 ugatangira kwambara ipantaro icitse guhera kugera ku kirenge kijya nazanye umuntu kijya waza none wowe ko utangiye kwambara ipantaro zishanyitse yo pataro nazanye urazi impamvu nayi ya pataro nari nyifite muri Afrika nanayizanye muri Afrika cyangwa wayiguza ari kugiye kuza muri Amerika umva ko muri Amerika bagaziyambara nakazinyambara avuga ati none hino pataro narigize iminsi ntayambara abatirikana noho nambare avuga ati ko noneho nyikubitemo jara kumushinga ndebe kwanza bari bose bahushuka abantu I know me bande ukati ubanze bande look at you boy man nayambaye maze kuyambara wonyine nje narigaye warigaye wumva ko nyine ugifite zamiri look at you ako kanto gasobanura iki look at you bavuga ngo njewe look at you vuga ngo njewe look at guys look at you njewe niko bisobanura yo sinyari inkazi wa gasubiremo look at you bivuga ngo ndeba njewe ngo look at you ngo bisobanura reba njewe reba njewe look at you guys come over look at you reba njewe ako kantu wakamenye gute kwanza wari umuki yo kujanye niki ndabona uri umusirimu cyane ya ndi umunyamurenge wow umusirimu cyane look at you imyaka ingahe hano muri Amerika yabaze imyaka 6 nawe urambaza ka look at you se njese ko ntakaza ko ngako karandenze harakantu nawe wanyishe aka kantu washize mu sengo bijya waruvuze ngo asengo abana bo mu ibango bo mu mwuka yes none tuvuge kuri bajya abahungu wavuze ngo mu ibarabara ngo bajya bari mu ibarabara kari akantu rero turuzi kari akantu impamvu nakavuze n'abantu bagiye babimbazaho naravuze ngo tugende tubyare benshi tubabyare ariko mu mwuka tubyare twororoke mu mwuka mbese ni nkuko wari ubonye umuhungu uri mu ibarabara w'umuhomeless kuri uwo mubwira ubutumwa gakizwa umubyaye
sasa niyo umva amaso yiwe baya ntabakure abari look at you ni mafu look at you hajya ahantu yaje so imana aravuye mu Minembwe none tuvuge kuri uwo munsi bitanzeho umufana nkanjye ufite ikinyarwanda cyinshi yewe tuvuge ikinyamurenge cyinshi kandi turiboga turabanyamurenge turavuga nta none tuvuge ku mufano hano muri Ruvo sindagira iminsi myinshi beza nkava hano muri Ruvo naza Ruvo swate nkagenda Indiana kuramutsa inshuti bazo gusa maze kugerayo skuze n'igifaransa tusa maze kugera Indiana nahuririye n'abandi nkaza muri barabara akibijya niyongira ngo kandi ngosbe kandi ndebe Kentucky Ruvo sibe kandi ndebe Ruvo make byose bihirera hehe hari mu barabara niho birangira agahita akamagumaga mu ibarabara tatekereze guhindukira ngo subire iyo yavuye asubira bizoshoboka kubera ko bitoshoboka bazi impamvu bitoshoboka hano muri Amerika hari ikintu kimwe Amerika irateye ubwoba teye ubwoba gute teye ubwoba inonzi yawe uri hanga k'igihumbi na 500 muri Afrika nta n'inzu zinga zo gukodesha Bujumbura inzu bayikodesha nka mpero kagayo ke Bujumbura hari inzu ya $100 no $100 Bujumbura none fatira ku mafaranga ibo bakodesha nyine inzu mu marundi bakodesha ngaho hari inzu none tuvuge nk'imuyinga uronka Muyinga Centre Swahilini Swahilini aho ni he Abazi Muyinga hajya Muyinga kuri Centre bavuga ngo ni Swahilini bavuga igiswahili yes bavuga igiswahili izi ku Mukoni yes hajya ku Mukoni hari amazu y'ibihumbi 60 by'amarundi ngo ni dolari nka 20 cyangwa 15 dolari 20 nazinga ku senti tugeze yo tumanuke nko masangazi hari amazu y'ibihumbi 20 reka tuvuge muri capital Bujumbura muri capital hari inzu z'idolari hari inzu none tuvuge kuri capital tuvuge hari inzu hano muri Amerika n'undi ufite amadolari 100 amadolari 100 karavunje ibihumbi 700 by'amarundi iyo nzu utoyibona ushobora kubona inzu y'ibihumbi 400 abari inzu ijya VIP ya etage VIP nk'ijya Ruvo ugera mu waparitse modoka yawe avuga ati kwera musinzira ya Paris look at you kokatu wankomye kabisa look at you ndeba look at you ako kantu ko gakaze urazi hajya uparika hahandi hajya uparika kabisa akavuga ati imodoka yawe nziza nkiriye kabisa hariya nabonye ruguru hariya urabona hariya bagira ibyangombwa kuri DMV yes hariya uje gufatira icyangombwa ugaruka muri Afrika hariya uje gusinyira amakontra ari abana tuma muri Afrika ku maposta hariya ku maposta bari nkiriya nzu ya 400 none ufite 600 cyangwa 700 ni umukire afite kibujumbura afite inzu y'idolari 600 nk'ibihumbi 600 700 uri umukire iyo birakomeye n'ukuri none abantu bo muri Afrika bo babwira iki ngaho banze usuhuze n'inshuti zawe kandi gabazo kubona izinshuti abantu wari ugira inshuti zawe b'i Burundi ubu nyine ziri Ruvo haba wasize ndafite basogokuru hano barano bari hariya Texas Arizona none se nta bantu we muvugana basigaye Burundi basista okay ngaho baramutse bakazi ni babyara bawe bazokubona kuri Makigali kuri Makanombe uko mtu wa hatari kabisa kule Makanombe kule we kabisa ndo mbari sawa ako kantu wagakuye kampanze mpinduke ako kantu ka look at you wakamenye gute kompanyi umva ka kankoma umwana watangije bitsano y'abanyarwanda
Uhari cyane wari wagiyeho bari bagutumiye narayikurikiranye kuri Instagram aravuga ngo look at you y'umukobwa ujya bakinana ba Yago no Yago ujya umukobwa ni bamwita ngo nde uwe DJ Briane yes niwe akakwigishije yarakanyigisha kuri channel ndavuga gute avuga ngo reba njyewe look at you yes cyangwa look at me aho hapana yabuze look at you reba njyewe babwire reba muri kamera gira babwire neza umva ku kajambo I don't hari ikintu ngomba kubaza mu masaha ngaho mbaza yes nawe nta kibazo mbaza ibyo ushaka hari ikintu kubaza watangiye ndaho kwigisha bene ibi njya byicaye ndabitekereza ubona ko ari ngombwa ndabifungura ndabitangira urabishyigikiye none ko ari abantu baza bavuga ngo biriya bintu ngo si byiza ibo wakaye ka message look at you wewe sasa hari ikintu kimwe kigira mu maji byibaza kera umuntu agituye muri Afrika bakaza yibaza ngo hariho abantu baje hano muri Amerika benshi barahinduka benshi bagenda nabi nk'abahungu waruvuze bavuye za bwagiriza Gasogo mu Rwanda hehe bari hariya downtown mu barabara ese ko haguteye ubwo barabo b'abanyamurenge yes nanahabonye benshi bamwe bari hariya downtown je ntabanyamurenge nzabo Americano yes narababonye b'abanyamurenge umuhungu w'umunyamurenge umuhungu w'umunyamurenge ajyamye hariya munsi mu kiraro hariya yes aho waruvuze gati hari abantu bazaga tibahinduke akaba n'abandi baza ariko bagahinduka umuntu ahinduka niyesabu yes none urumva nta muntu uhinduka niyesabu igutupa hasi ugacecekaga bakabona ko wahindutse kaba nk'ikaratasi yambaye yego mana ngaho mbaza ikindi nta kibazo ndi hano ndagusubiza so watangiye gukina cyane ibi ngibi nyine kugira ngo mbikore nyine noneho mfite nk'umwete umwaka urashize mbere nyine narabikoraga umwaka ugashira nta kintu nkoze ngasubira nkabikora umwaka ugashira ariko ubu nyine umwaka urashize nyine mpaye mbikora noneho nyine mbishiramo umwete nubwo ntazambikora cyane kubera imyanya hano urayizi umuntu waba afite akazi ajamwo kugira ngo ubone umwanya ntabwo umwanya bari munini ariko hari indi cyano yawe nakurikiranye wari uriya modoka yawe iriya modoka bayita gute ugeze uwatsa hano hasi iriya ujya wakije hano hepfo ujya munsi nari ndi kuri rezo hano hasi wari ugiye kuri rezo hano bazaje kuri rezo ntabwo ari kuri rezo hari umuntu nari ncunze apa hariya ibintu yaranzaniye hano mu rugo iriya ya sekondaye nyamamariza kampani ndayikubwira aha nyuma ya kamera ya modoka bayita gute sinyizi oya iriya numva nkubwira impamvu iriya siko kuyikubwira kuri kamera ntoyikubwira ariko kandi kubera tutari kuyamamaza kubera nyine nari mvuze nti turi kuyamamaza ngo nyipiburiye siko kamera nituva nyuma ya kamera ndayikubwira n'umwaka wayo byose bimbaza siko kuri kubera hano ntabwo twaje kwamamariza iriya modoka ngo bazotwishyura hari igihe nyoye yamamaza umuntu akagenda kuri iyo kampani agahita agura kandi urumva uko barungutse njyewe ntacyo nyungutse siko kuri se ngubu ibintu byose ni business ibintu byose bagira business hari ikintu mbaza se hari ikindi mbaza so hari ikintu kimwe nshaka kubaza watangiye ntuvuze ngo ase ngo watangiye waje muri Ruvo uvuye muri estate muri North Carolina urayizi North Carolina ntabwo yizi ni indi state so mbese hari abanyamurenge mbese turi abanyamurenge ubona bari hano Ruvo hari igihe ushobora kumuvugisha umvise
dufate muziranye mu makambi yagira hano muri Amerika mugahurira kandi so kujya muhaganira mukiri hariya mu makambi yagira hano Ruvo bikagabanuka icyo kintu ushobora gukina. Okay, hari igihe muba muziranye n'umuntu mwarabanye mwikaritsiye se mwiserire se simbizi byose nyine bira byo mu makambi, ariko mwaza mwagera hano ugasanga iwe tuvuge nk'uko waje nsanga hano siko siduturanye inzu ninde ntazi dutuye hagati muri etage ako kantu dutuye muri etage niwe wa mbere niwe wanje kabisa ntiyazagira icyumweru ntageze mwanyi kandi utari ukubanga ntabwo ari ukubanga ntabwo ari ukutwanga niko nyine nari ngiye kukubwira kubera umwanya hari igihe uwo muntu nawe usanga yarageze muri iki gihugu stress z'akazi cyangwa nyine atakayita ku muntu cyane ngo ubone ngo kujya mwavuganaga mu nkambi kose twirirwa twicaye wabyuka gusa ukaja kuvoma saa sita ugacumba mukajya siko mukirwa mwicaye mwiserire mu gikoni nta bintu muri gukora, ariko hano ugasanga simbishigikiye kutavugisha abantu ngo kubera ko ngo waje mbere ugaceceka ni bibi. Umuntu niba mwari musanzwe muziranye habe ubwo mutari muziranye, iyo umuntu abasanze mugomba kubaganiriza mukamenyana mukamenya inshuti nyine icyo bakeneye mukibafasha siko, ariko bitavuze ngo urabihorera ureke kubavugisha siko kure ndumva aho ngaho kabisa baba bagize amakosa, ariko bagomba kuvugisha abandi bantu mu gihe yaje mbere agomba kubaganiriza akababwira ndetse n'ubuzima ukuntu bumeze nuko mugomba kubitwara. Hari ibiba nyine umuntu ataba amenyereye, umuntu akakubwira ati aha ngaha nimba izogera gutya uzokore gutya siko kuri se. None twaye tugera ku musozo, mbese isomo wasanze hano muri Amerika, ikintu nyine wabonye kabisa waravuga ngo iki noneho kiranshituye, wavuze ngo ibintu byose nyine wabonye ari ibisanzwe, nta kintu byibuze na kimwe wabonye uravuga ngo iki kintu kabisa sinarinzi ko kiba muri Amerika, nta na kimwe wabonye wewe ngo kigukange? So ubwanje ntacyo. None wari uzi ko aya mazu uzosanga ari uko ameze? Urazi ikintu kimwe mu masava ikintu kimwe babeshaga baravuga ngo asingo baguheza welcome y'amafaranga aho niho sasa abanyafrika benshi bakunda gusohorera amaso ngo muri Amerika ngo baguha welcome hajya utaranaronka n'agatelefone numvise kandi agatelefone k'idolari 150 hajya baguha buri muntu wese akavuga ngo asingo duheze welcome none bamaze kuyimenya nabo ngo duhe welcome America, welcome to America. Yes, look at you. abantu bari muri Afrika kuvuga ngo asingo nagira muri Amerika ngo zidaza welcome mama sava ngo afite abana ngo nashika ngo bazahembwa ngo abana ni bongo kasubiremwe kandi bongo mtupu ku Marekani kama mnatumikaga hano muri Amerika ko mukora guhembwa. Yes, ntibagazakubeshe ngo muri Amerika nimba ukora uri umwe ubwo ifaranga nizikenya shira amabire kandi ikintu kimwe hano muri Amerika ukora kuronka n'umushahara kandi nujya umushahara wawe uburi benkesi uri ku mupango uri mu inzu urimo modoka assurance yayo kwishura amabire yandi umuriro ayo mazi se telefone amatara yes guhindura ibitamburisho by'imodoka ibitamburisho byawe nanizi ko ID case ID ari frais de mission ya Amerika bari gushakira naraje ngo ari frais de mission frais de mission niki ujya mushahara wa government kwiga Faransa sentagerotse frais de mission na locati ako tuntu kabisa ndatwize nanje oya ndabyumva kabisa ambanyije neza
Cyo nashaka kuvuga abantu muri Afrika barira ya welcome bagu ya welcome baguheza so welcome muri Amerika ntayo batanga ntayihari. Abantu bo muri Afrika rero mwumvishije nta welcome, uyu musore ntihakiza ntihakiva muri Afrika nta welcome ntayaba yari yakera nimba yari haba ntawe twasanze haba ntayo twasanze nanjye ntayo bampaye ntayo wabonye aho yaye amafaranga bampaye ni kujya babushika bakaguha telefone bakakugurira telefone njyewe barayampaye nje kwigurira telefone kubera nari mfite abavandimwe nanjye bari bantanze natujya $2 tungahe tw'amayinite hari ikindi nuko nyine tujya niko abanyafrika barira ngo uzampeze ngo welcome. Okay, reka dusezera abantu tunashimira abakurikiranye ikiganiro, mwakoze kudukurikirana kuri channel yacu n'umuhungu wacu ni mumukunda ikiganiro kikaryoha tuzomugarura. Uyu nguyu ni umuturanyi kabisa, turaturanye. Ako kantu ka look at you mwakumvishije look at you ese ukavuga sinumva uvuga icyongereza tukivugana icyongereza ni hasi kandi look at you kera warakimenye ese kaje kandi yavuze nakaye so look at you na Fred de Monsieur niko icyongereza ni hasi nanje ntacyo nzi hari icyo uzumva mvuga se hagana cyagi wari untwaye mu modoka kuri telefone kiriya nyine ni cyakindi gusa nanje cyakindi cyo kwamutse nka reka dusezere abantu nimba hari icyo uvuga cyanyuma kugira ngo dusezere abantu nta kimwe wumva turifuza ko abantu bakora subscribe ngabivuge tu bajuta bajuta no nje sinamenye igisabo baweze kulike na ni comment tunatia hapa ku no bavuga subscribe no me vuga basi no me look at you so turabashimiye mwese abakurikiranye ikiganiro look at you so me ako kantu wana karakaza kanyemeje pe so turabashimiye ndoga parikana kumbubwire look at you nkuzamurira intoki izo zisobanura iki uzamurira intoki manake baba bigushimishije no ibintu muko dukoreye kureba ikiganiro ibi ngibi ngo bisobanura ngo biradushimishije nubona hariya muri highway nakubwira uko hariya mu park hariya kuri parking umuntu akuzamuriye gutya akakubwira ati yes turi kumwe kabiri yes umva umuntu naje guparika imodoka umugenzi we uri mu modoka mugira gutya ngo so bavuze ngo gushimira turi kumwe abakubwiye ngo turi kumwe nibizo ndoki kabiri kuri no isagani kabiri kuri kabiri kandi kabiri kari aho kandi kano ni ganga ni kabiri akandi kabiri kari none tugize uko none kumbwiye ngo bivuga ngo kabiri kuri kabiri ni kabiri kamwe akandi ni gistar ni gistar nawe uri umustar ya deshire ya andi uzamwe deshire haje uzamwe igitesi ahita kubwira ngo kabiri kuri kabiri look at you iki kiganiro kiraryoshye ko ndawe ukuntu ngikatinga kabisa kubera amagambo nyine turi kuvuga meza umusore aradushimishije kabisa ese nibaga kubaza none ko bavuze ngo uri umusore turashaka cyangwa ufite umugore nibaga kubikubaza ntari kugira none uri nziki habuze iki ngo Kigali mode 30 no ese suri mode 30 n'ubundi ndashaka mfite imyaka 30 look at you mwakoze gukurikirana kino kiganiro ku muntu udukurikirana utarakora subscribe ngaho mubwira akore yemeze kuri yemeze mubwira ngo akore subscribe abonyeze utazi Kiswahili hano abana bahano bazicyongereza abana none sasa vazizo ngo bonyeza tu Amerikana wajua hawajua Kiswahili hapana wanajua tu Kiingereza wanajua Kiingereza wajua andika sasa utajua bonyeza ni nini sema mufanye subscribe reka dusezera abantu nyine
kugira ngo turangize ngaho basezera abantu nyine bagukurikiranye ku kiganiro. abantu badukurikiranye turababwiye merci toujours. Merci toujours. Hi. Hi. How you doing? How you do? How you doing? How you doing? Yes. I'm doing good. How are you? Fine. You fine? Yes. Look at you. Thank you. Okay. So murakoze kubana natwe. Uyu musore kabisa is so funny. Look at you. So fine signifie quoi so fine? So funny. So fine. Ni umuntu nyine usetsa abantu. Yeah. So funny. Hari ikintu kimwe. I know me. I know me. Muri Amerika. Unamukaga. Yusetse umuntu. Yusetse umuntu. Soga mu braka ugaseka umunyafrika. Ko bahita bakwiya. Oh yeah. Guseka umuntu nyine ibi. Okay, tabazi icyumuseke. Kwe kuvuga ngo it's funny ni kitu gisekeje kuko nyine turi guseka tu. Ubundi kuriya cameraman yatubwira ngo turi funny. Turi kumusetsa, turi guseka nyine. Ako siwe dusetse. Siko kuri. So turabashimiye mwese mwadukurikiranye, mwakoze. Thank you so much. Look at you. See you. Thank you. See you tomorrow. See you tomorrow.